Inshuti, abakunzi ba Emipro, abakunzi ba Muderi, abakunzi ba Kiliziya yacu, umubyeyi wacu, abakunzi b'u Rwanda rwacu rwa Kanyarwanda, aho muri hose, abari muri diaspora n'abari mu Rwanda, Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Muri aka kanya tugiye kubaganirira ikiganiro cyiza cyane, ndi kumwe na Muderi, umuhanuzi wacu uri mu Bufaransa. Impamvu mukunda ni uko njyewe by'umwihariko yangiriye akamaro, yenda mbere y'uko dusuhuza, yamfashije kumva Bibiliya. Bibiliya ntabwo nayumvaga neza, numvaga ari ibintu by'ibitabo ibitabo byose biyigize, nkumva umutwe wanjye harimo akajagari, yatumye hazamo ubumwe mu mutwe wanjye, numva aho bihuriye. Yansobanuriye ko iyo umuntu yasobanukiwe igitabo kimwe, n'ibindi byose aba yabyumvise, kubera ko Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kandi Imana ni Imana imwe ikomeza kuvuga, ikavugira mu bantu batandukanye no mu bihe bitandukanye, ariko kandi ni ijambo rimwe ihora ivuga. Ni uko irivuga mu gihe runaka, cyangwa ikarivuga no mu gukoresha amagambo yahinduye bitewe n'abo iri kubwira. Ibyo byatumye mu mutwe wanjye hazamo ordre. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi nifuje ko tuganira kuri iriya nsanganyamatsiko muri kubona. Ndi gushaka noneho ko ashyira mu mutwe wanjye ordre ku bijyanye n'amateka, amateka y'iby'isi, ndetse ibya Bibiliya nta kibazo narabyumvise, noneho turashaka kuza mu isi isanzwe. Amateka kumwe twagiye tubyigana byo umuntu yumva ari ibintu bicagaguye, ndagira ngo nk'uko yashyize ordre mu mutwe wanjye, kandi ubwo mba mpagarariye n'abandi benshi bamushimiye n'amateka. Muri Bibiliya hari ijambo ryitwa ibimenyetso by'ibihe. Hari ukuntu abantu ntago narondogoye na introduction, hari ukuntu abantu bakuze bakunda gukoresha iyo terime ngo ibimenyetso by'ibihe. Hari ukuntu areba akavuga ngo iyo izuba rigeze hano aba ari saa cyenda, cyangwa akavuga ngo iyo inyoni zitangiye kwimuka baba bagiye kuba iki kintu, cyangwa akavuga ati ubwo bimeze gutya mu gihugu runaka muri Kenya, ubu hazakurikiraho iki, cyangwa ku rwego rw'isi ubwo hagiye gukurikiraho iki. Ibimenyetso by'ibihe tunabihuza n'amateka, nicyo kiganiro tugiye kugirana na Muderi, ariko tutagiye kure y'ijambo ry'Imana. Ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima busanzwe bwa politiki. Reka rero tumuhe umwanya dusuhuza, dushyire n'imbere y'Imana, dutangire ikiganiro cyacu. Kristo Yezu akuzwe. Ubwo nagira ngo nshimire Emi, mwifuriza umwaka mushya muhire, umwaka wa 2026. Uwo mwaka kandi mwifurije namwe mwese muzadukurikira. Ngira nti Nyagasani Yezu Kristo akomeze abane natwe, ko Nyagasani Yezu Kristo akomeze atwagure, akomeze atwagurane mu byo dukora, mu byo dutekereza, mu byo twerekezaho, ariko ibyo byose abikore agendeye ku gushaka kwe, aho kugendera ku gushaka kwacu. Nibyo koko, tumaze iminsi tuganira, cyangwa se imyaka igiye kuba hafi 3 tuganira. Ni byiza, hari byinshi wanyunguye, nanjye hari byinshi wenda nakunguye. Ubwo icy'ingenzi ni uko umuntu akuramo ibye. None uyu munsi wifuje kandi urifuza ko dukora ku kintu gikomeye, ikintu cyitwa amateka. Ubwo wenda ndaje mbigarukeho. Reka tubanze tuzirikane amagambo dusanga mu gitabo cya Izayi. Izayi umutwe wa 2, ndafata umurongo wa 4 nsome n'uwa 5, biraba bihagije, ubundi twinjire mu kiganiro. Uwo murongo utangira uvuga uti, azacira amahanga imanza, akiranure abantu b'ibihugu byinshi. Inkota zabo bazazicuramo amasuka, amacumu yabo bayacuremo ibihabuzo. Ihanga ntirizongera gutera irindi inkota, ntibazongera ukundi kwiga kurwana. Nzu ya Yakobo, nimuze tugendere mu rumuri rw'Uhoraho. Kristo Yezu akuzwe. Ubwo nagira ngo duhere kuri icyo ngicyo, twumve ko hari ibyo biri tubwira ko hari igihe kizagera abantu bagafata intwaro zabo bakazicuramo ibikoresho byo kwiteza imbere.
bagafata amafaranga bakoreshaga mu gukora intwaro bakayakoresha mu kwiteza imbere. Ese ibyo bintu bizabaho turiho cyangwa ni inzozi nk'uko abantu bakunda kubivuga? Njye rero nta kintu cy'inzozi kiba muri Bibiliya, ubwo ni nabyo tugiye gukomerezaho. Twibaza ibimenyetso by'ibihe uyu munsi. Emi, ufite ubwoba? uyu munsi njyemba Mhm. iyi wabura kugira ubwoba urumva ujya kumukumva ngo intambara ngo kuba nako basigaye bavuga mpa 23 kubera ko bivuze ngo gutyo YouTube iragura. Hari aba YouTubers mu Rwanda YouTube yahamye benshi kubera ko iryo zina waryumvise riri kurwanya Mm. kandi urumva iyo abantu b'abaturanyi, reba nkaho nawe utuye umuturanyi ari kurwana n'undi bombi uba uzi ko bashobora no kuguhirimiraho. No mu buzima busanzwe abantu bari kurwana bakwegereye bashobora kuguhirimaho, se nabura kugira ubwoba? Ibyorezo, hari ibyo byorezo, hari izo ntambara, ntabwo nabura kugira ubwoba. None se ikibazo ubwo ngubwo, kuko turimo kuganira nk'abakristu, ubwo ndagira ngo rwose tugaruke ku bintu byacu nk'abakristu. Ese ubona nk'umukristu, umukristu gatolika, hari uruhare kiliziya yabigiramo cyangwa yabigizemo kuba tugeze aha? Ndavuga uko nguko wowe urimo kumbwira ubwo bwo ufite. Kuba dufite kuba hari intambara, Mm. kuba hari intambara nibyo nicyo nifuza. Urumva twebwe twadutse ubu ngubu, njyewe nadutse ubu ngubu, mfite limite tarotaye dari sipasi, kandi isi imaze imyaka myinshi. Bari kwibaza ibi bintu turi kubamo n'abantu ba kera babibayemo cyane nitwe twenyine. Ese niba ari twe twenyine twacumuye iki? Kiliziya nayo muri ino minsi mba mbona iri kuba victime, kuko niba muri Kongo hari abantu bari gutakaza ubuzima, harimo n'abana ba kiliziya, nayo uri kuba victime. Nkibaza ngo muri iki gihe twebwe nitwe twakoze ibyaha kurusha abandi, cyangwa ibyo bintu niko ubuzima bwubatse ubwo no mu binyejana byashize, niko biba bigomba kuba bimeze. Ngira ngo amagambo Yesu avuga muri Yohani 17 hari aho agera akavuga ngo nyagasani bose baba umwe. Ntabwo wenda shaka gusobanura icyo kintu, ariko iryo jambo tujye turizirikana igihe cyose dukora ikintu icyo ari cyo cyose, cyaba icyiza cyaba ikibi, tujye tumenya yuko kigira ingaruka ku bandi. Mm, Ubwo rero mu kwibaza uyu munsi, kuko wavuze ko hari intambara aho ku irembo, mm, nk'uko na hano ku irembo hari intambara, mm, ariko wanatera amaso hirya ukumva muri Israheli n'Abarabu rurageretse, wajya mu bihugu bya Afurika ukumva hirya hino birageretse, ukibaza ese ibi bintu biba biturumbutse mu butaka cyangwa biba biturumbutse mu mitwe y'abantu? Ibyo rero nibyo nshaka kwenda tuganiraho, tugendeye ku mateka ya kiliziya. Ntabwo ndabanza nisegure bihagije, nge ntabwo nigeze niga ibiriya n'amateka, mm. yaba ya kiliziya yaba n'amateka yasanzwe. Ubwo ndashaka kubivuganya ngendeye ku byo birimo kuba uyu munsi, cyangwa se uburyo mbibona abantu babivuga bagendeye kuri YouTube, kuko hashize imyaka 3 4 abantu mu kuvuga ati twamamaze rwose dutore perezida wa Amerika abe Trump. Mm, Abamwamamaje, ubwo ndavuga abakristu, bafite impamvu bamwamamaje, wenda uyu munsi baranishimye, bishimiye akazi arimo gukora. mm, Impamvu bamwamamazaga ni uko icya mbere bavuga ko Trump ari umukristu kandi ashyigikiye abakristu, ashyigikiye indanga kwemera z'abakristu cyangwa se ibikorwa by'abakristu. Ariko mm, ikindi cya kabiri, bakaba kuba ashyigikiye abakristu, ashyigikiye na Isiraheli ku buryo bugaragara. Noneho mu mutwe bakavuga ati ubwo Isiraheli uko izafata imbaraga niko ubuhanuzi buzuzura. Ubwo twagarutse turi mu Bibiliya, ubuhanuzi nibumara kuzura, noneho Yezu abona agaruka. Kubera ko kuri bo igihe Abayisiraheli bazaba bongeye kuba igihugu kimwe, igihugu gifite imbaraga, igihugu kigenga amahanga, ubwo noneho Yezu azabasha kugaruka.
ngiki gituma rero hari abantu bagiye gutora Trump. Impamvu Ah, none kuki se batatoye simbizi perezida wa Kenya ngo ari we ubibakorera, kuki batatoye perezida w'Ubufaransa ngo ari we ubibakorera? ah, Ibyo nabyo harimo ikindi kintu cy'uko tugomba kureba amateka y'ukwemera muri Amerika, kuko muri Amerika uyu munsi amadini menshi dufite muri Afurika, dufite mu Rwanda, yewe dufite no ku isi ava muri Amerika. Uraza kureba abadivantisiti, ureba ababuranamu, ureba iki, amadini menshi menshi urasanga ava muri Amerika. N'atava muri Amerika, singiye kuvuga ko papa ari umunyamerika, ntaho bihuriye. nari nzi Ntabwo bazi. ndimo kukumva. Ntabwo Ntabwo uri ndimo kukumva. kunyumva. Ndakumva we. Nari mvuze ngo abo nari nzi angirikani, abangirikani nibo nari nzi bava muri Amerika. Wadufasha ukatubwira abava muri Amerika ari abahe? Ugira imbere, ntabwo ndimo kukumva. Kanongere volume, ashobora kuba ari ibibazo bya tekinike hano turebe. Ariko ubwo ngukosoye gatoya, abangirikani nyine ni angirikani ni mu Bwongereza, ni Angre, ntabwo ari muri Amerika. Ariko icyo nacyo ndaje nkigarukeho. Ubwo Bityo n'ubundi ntabwo uri kunyumva. ndimo kukumva neza. Reka niyegereze imashini neza. Ariko nufata amadini hafi ya yose, abamorumo, abantuza, abadiventi, yose yose uyu munsi, yewe nongereho na papa ava muri Amerika, mbivuye gutyo, nuwanguye muri Amerika ikintu cyitwa idini gifite imbaraga ku buryo udashobora kuvuga ngo ugiye gutegeka muri Amerika idini ritagushyigikiye. Iyo idini rikurwanya biragoye ko watsinda. Ibyo rero Amerika iturwa ite ubwo, kugira ngo tugende tureba ingaruka bifite uyu munsi mu ntambara zirimo kuba, ndavuga mu rwego rwo kwemera. Nifuzaga ko mbere y'uko tugera mu kwemera, kuko ukwemera kumanitse. Ntabwo ndahera ku mateka n'ubundi nyine mbyinjizamo gahoro. Nagiraga ngo tuvuge uyu mpamvu uragize uti amadini menshi dufite ubu akomoka muri Amerika, edayeri na papa akomoka muri Amerika, uwo dufite ubu ngubu, kandi Mm. Amerika iyoboye isi. Nagiraga ngo ubanze mbere y'uko tubikomeza udukurikiranyirize ukuntu ubwo hari ibyo bitaga ngo ampire rome, ampire greke, ampire kwa kundi uhere kuri ampire yaba yarayoboye bwa mbere, yaba yarabayeho bwa mbere nyine igategeka isi nk'uko koko Amerika tuvuga ko itegeka isi muri ino minsi. Noneho tuzikurikiranye uko zakurikiranye kugeza bibaye Amerika, turebe wenda n'ishobora kuzayisimbura cyangwa niba izakomeza. Noneho biraza kudufasha kumva, nyine nicyo nifuzaga kugira ngo tumenye n'ibisobanuro. Ndabikora nturutse imbere mu cyo bita ordre antichronologique, nibyo biranyorohera. Yego, Ndaturuka ku by'uyu munsi aho kugira ngo mpere ku bya kera, noneho ngenda nsubira inyuma. yego. Mu by'ukuri uyu munsi iyo urebye ubwo nko mu Rwanda urabyumva vuba, kuko mu Rwanda uyu munsi harimo ibintu bibiri. Harimo abantu navuga bafite uburyo bwo kubaho cyangwa bifuza uburyo bwo kubaho bujyana n'ubw'Abanyaroma, ni ukuvuga mu Bufaransa n'ahandi nk'aho, cyangwa Ababiligi, n'abandi babaho nk'Abanyamerika, ndavuga mu mitekerereze no mu mikorere. Ubwo niho uzabona amadini akubwira ati tugombe dukire, tugombe tuzamure imbaraga, tugere gute, kubera yuko iyo ngiyo ni ntuza y'Abanyamerika. Tuzamure imbaraga, tugire imbaraga, nka kuriya hasigaye bavuga ati American First, ni ukuvuga ngo byose ni twebwe dushyireho imbaraga. Noneho ku rundi ruhande hakaba abandi n'ubundi batekereza gutyo, ariko bakabikora mu ibanga, kuko n'ubundi buri wese abatekereza avuga ati ngira imbaraga, ariko akabivuga gahoro, cyangwa se akabigendamo gahoro, cyangwa se akabikora akirinda kubivuga. Ubwo rero ni igice nakita cy'Abanyaburayi, ni uko nguko abenshi bameze. Ni ukuvuga ngo bakuruma baguhuhwa, mu gihe Abanyamerika bo bakurya uri mu bibi. Ibyo rero bikomoka ubwo watangiye urimo kugaruka ku kibazo wibazaga. Twageze igihe hano mu Burayi abantu bagira intambara. Izo ntambara harimo iz'amadini, abaporoso n'abagatolika.
biba ngombwa ko hari abaporoso bahunga bakajya bava hano bahunze. Hari abagiye muri Australia, hari abagiye muri Amerika. ubwo Amerika ubwo ufate kuva na Canada ni muri Amerika, umanuka urinda ujya no muri Amerika y'Epfo. Abo bantu bagiyeyo hariho n'abagiye ngo bagiye kwigisha, mbivuge gutyo, iyo ngo wumve ikivuga, bagiye kwigisha ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere bihutiye gukora ni ugutsinsuza abo bahasanze. Ubwo iryo jambo ry'Imana ubwo ni ibyo nyine, biroroshye kuvuga ku makosa abandi bakoze, kuko nanjye wenda sindi mwiza kubarusha, wenda nanjye iyo mba muri icyo gikundi nari kubikora. Noneho haza ikindi gice cya kabiri cy'abantu bagiye bajyayo kubera ko ari abanyabyaha. Aha ngo hano niyo iyo wakoraga icyaha hano mu Burayi, aho kugira ngo bagufunge, bakohereza gukora imirimo y'insimburagifungo muri ibyo bihugu bari barimo bagenda bafata. Abo bantu rero bagiyeyo, igira imbere ntabwo ndimo kukumva. ubwo hari ikibazo cya tekinike ndi kuvuga gutyo uri kunyumva, Eh, ariko hari ikibazo gikomeye cyabaye. njye ndimo kukumva. Gutyo uri kunyumva Ndimo kumva. neza bihagije. Mm. Ari nkubajije ngo ni ukuvuga Uburayi hari igihe cyageze bugenda bufatira nk'ibihugu runaka, noneho ariho bwoherezaga abo banyabyaha nyine kugira bajye gukora ibihano muragifunga. Wari urimo kumbaza ukuntu ibyo bihugu byagiye bigenda birutanwa mu kuyobora. Icyo gihe Abanyaburayi nibo bayoboraga isi. Muri uko kuyobora isi baranakolonizaga hirya hino, harimo no muri Amerika mu gihe cya Christophe Colomb. Ubwo boherezayo uwakoraga icyaha bamwohereza gukora imirimo nsimburagifungo, undi bakamwohereza nako akagenda ahunze kubera ko idini rye batarimo kuryemera. Mm. Ubwo Amerika, wenda ujya nko mu bihugu nka za Argentine, nta nubwo ushobora kubonamo umwirabura. Uzarebe ba Messi ni abazungu, n'abazungu ahubwo ni n'abazungu kurusha aba hano. Ibihugu baragenda barabitura, ariko babiturana uwo mutima mubi w'uko mbere na mbere n'abanyabyaha. Ndavuga niba umuntu bamuvanye mu munyururu, urumva yajya gukora iki kirenze n'ubundi cyari cyaramujyanye mu munyururu? Reba utegetswe n'abantu bavuye mu mageragere gusa ukuntu bagutegeka. Noneho icya kabiri, ufata abo ngabo bagiye idini ryabo bataryemeye, noneho baragiye bavuga bati twebwe tugiye kubaka idini rifite imbaraga, bariya batwirukanye tuzabereka ko dufite imbaraga. Muri makeya navuga ko mu rwego rwa doctrine, mu rwego rwo kwigisha no kugira gute, biyubatse ariko ari nk'abantu bari mu ntambara. Kwiyubaka ku ntambara, kwiyubaka ufite umutima wa revanche. Ubwo ndimo gushaka ijambo ry'ikinyarwanda, umutima wo kwihorera. Kwihorera, yego. Bubatse bafite umutima wo kwihorera. Ibyo rero nibyo bigaruka mu Bwongereza, kuko Ubwongereza ni mama w'Abanyamerika, bya bindi bavuga by'Abangilikani. Ariko ibyo ngibyo nabyo bikatugarukaho ku bundi buryo, bitugarukaho mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imikorere, no mu buryo bwo kwemera. Kuko uyu munsi n'ubundi bizakugora kugira ngo ubone ikintu ku isoko kitavuye muri Amerika, cyangwa se kidahawe umugisha n'Abanyamerika. Ariko uyu munsi nanone nufata n'ibi byose byirwa byigishwa abatinganyi n'ibiki byose bizakugora kubibona bitavuye muri Amerika, cyangwa atari wo mu kubiha imbaraga. Amafilime asohoka, ibyo byose biba bivuye hehe? Bivuye muri Amerika. Ubwo rero nk'uko gufata isi kuva intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, ubwo ndaza kubigeraho nsubira inyuma gatoya. Muri uko gufata isi yabaye nyamerika, imitekerereze iba iminyamerika, ni ukwemera kuba ukunyamerika, ariko muri uwo buryo nakubwiraga. Ntabwo ndimo kukumva. Ni ukwemera kuba ukunyamerika, ariko ubwo hari Ni ikibazo. ukwemera kuba ukunyamerika, nubwo umuntu yavuga ngo ukwemera ngo kuri muri Bibiliya, wenda ibyo turabigarukaho nyuma, ariko bihinduka bityo. Ubwo rero mu ngaruka z'ibyo ngibyo ni uko ibihugu by'i Burayi byatakaje imbaraga kubera intambara ya kabiri y'isi yose. Ntabwo byigeze navuga ko bitigeze birekura Amerika, kuko Amerika niyo, bivuge gutyo, niyo yabakijije.
tukiri aho n'ubu kutaba nitukiri aho byatakaje imbaraga kubera intambara ya kabiri y'isi yose. Wari kutubwira nyine kuri izo no kuri izo ntambara kugira ngo tugende twumva neza, yenda ndaza kwibutsa aho wari ugeze. Iya mbere intambara ya kabiri y'isi yose ubwo yaho byari bimeze bite? buriya intambara yose iba iyo iva ikagera ujya ubanza wibaza ikibazo ubwo wenda turabigarukaho nyuma ujya ubanza wibaza ikibazo ninde uyungukamo kuko Mm, nta ntambara y'ubuntu ibaho mm. nta n'intambara yo kuvuga ngo intambara yose irimo kuba ujya uvuga uti ni ku nyungu yande. Uko abari poroje baba bakoresheje badepanshije. Kuba rero intambara ya kabiri y'isi yose irangira haba icyitwa mbivuze gutyo ni icyitwa ubwigenge mu bihugu byari biri mu bukoloni bigaragara ko hari umuntu utari wishimiye ko hari ibihugu bikoloniza uwadakoloniza ubwo wamukeka ninde se ku bwawe. Ubwo yaba ari Amerika. kuba rero ni abanyamerika ni ukuvuga ngo ubwo ni nk'aho intambara ya kabiri y'isi yose ntekereza ko harimo n'ako kantu ka tura turye Nyine tura tugabane. mubwira, ubwo iyo bavuze iya kabiri hari n'iya mbere. Mbere y'uko Eh, ziba byari bimeze gute? Abantu bari babanye bate aho bari bari? Byari bimeze bite? Noneho biterwa n'iki kugira ngo iya mbere ibe n'iya kabiri igamije iki? reka nihuse intambara ya mbere y'isi yose yari yubatse igira imbere gato igira imbere gato. Ashobora kuba ari cya Intambara ya mbere y'isi yose yo biroroshye kuyivuga yubatse ku bihugu. Ni Mm, ibihugu ni ukuvuga ngo buri ibihugu icyo bita na nationalisme cyangwa se kumva abantu bikunze donc ukavuga ndi umunyarwanda undi akakubwira ndi umurundi undi akakubwira ndi umukongomani undi akakubwira ndi umugande noneho bigasigara ari uguhiga reka turebe ufite imbaraga. mm, Ariko ibyo byose byubatse ku ki? Byubatse no ku bukungu kubera ko harimo ikibazo cyo gusangira ibyo bavana mu bukoloni. Intambara ni aho ngaho iva ni ikibazo cy'ubukungu barwanira amasoko ariko bakarwanira amasoko nk'ibihugu ntabwo bayarwaniraga nk'umugabane bayarwanira nk'ibihugu. Ariko icyo gihe Amerika yari itaragira imbaraga nk'izo yaje gukura muri izo ntambara kuko ubwo intambara ya mbere ibaye abo muri Europe batakaje imbaraga muri uko gutakaza imbaraga abanyamerika barazifata noneho mu ntambara ya kabiri y'isi yose abanyaburayi baratakaza imbaraga burundu burundu. Aho rero niho hasigaye ikibazo wenda ndimo kubona uyu munsi nshobora gutekereza ko kiriho uyu munsi abarusiya batahiye aho kuko nta kintu kinini bakuye muri iyo ntambara kandi bari igihugu gikomeye ni n'abantu bagize agaciro gakomeye muri iyo ntambara. Ahubwo byanarangiye muri 1989 icyo bita kugwa k'urukuta rw'i Berlin noneho bacitsemo ibice byinshi byinshi bataje n'utwo bari bafite bacikamo ibice byinshi. Ariko nubireba neza buri gihe uko habaye ikintu gikomeye ubwo ndavuga iyo ntambara ya kabiri y'isi yose hagira ikindi gikurikiraho mu kugabana isi. Muri 1945 hakurikiyeho kugabana isi bakoresheje oni 80-60% n'abanyamerika ni ukuvuga ngo umwakisiyoneri cyangwa ufitemo amafaranga imigabane myinshi ni nawe ufitemo itegeko rinini. Muri 1989 ibiri biba birangiye uribuka neza ko ubwo wenda nubireba nko muri Afurika nko mu Rwanda nibwo bavuze ngo haje amashyaka menshi ukumva ngo udakoze ibi ngibi ngo ntazongera guhabwa imfashanyo ngo za FMI cyangwa za Banki Mondiale. Ariko icyo gihe ni uko babona ko hari ikindi kigiye gukurikiraho. Icyo rero cyakurikiyeho muri za 1989 nibwo twageze ziriya ntambara yaje kuvamo jenoside mu Rwanda habaye ziriya ntambara zo muri Liberia, Sierra Leone, muri Somalia. Indi ntambara yari icyo gihe atuka hari intambara nyinshi muri Afurika ubwo ntagiye kure noneho ninambuka gatoya nibwo habayeho Kuwait na Iraq. Iraq ya mbere Iraq ya kabiri ntuza kugwa kwirantuza kwiraminara yo muri Amerika. Ibyo byose ni ukuvuga ngo aba ari uguhinduka kw'icyerekezo. Icyerekezo cya mbere ni 1995 intambara irangiye oni no guhindura icyerekezo ubwo n'ibihugu bya Afurika bikongera bikagabanwa ariko bikagabanwa mu ibanga batubwiye ko nta kolonizasiyo ikiriho. Uzi ko adakolonijwe azampamagare tuzabivugana mu ibanga. Haza ikindi muri 1989 mu gusenyuka k'Uburusiya haza ikindi cyerekezo. None uyu munsi Uburusiya burimo gushaka kongera kugarukana imbaraga bwari bufite
mbere y'intambara ya kabiri y'isi yose, niko navuga, nk'uko kugarukana izo mbaraga. Hari abashinwa nabo bashaka kongera kurekipera ububasha bigeze kugira ku isi, kuko mu mateka dufite ntabwo bavuga abashinwa, ariko abashinwa nabo bigeze kuba puissance, bigeze kuba ibihangange. Ubwo rero ibyo byose biba bizunguruka. Ikibazo ni ukwibaza ngo ese hari aho ukwemera kwacu kwaba guhuriye nabyo? Aho guhuriye nabyo rero nari natangiye mbikubwira, nkubwira yuko ikibazo kiri mu cyo wenda njye nabifata ku buryo bworoshye. Iyo tuvuga ngo turi abakristo turi umwe, nibyo nahereyeho. Ubwo ni iryo jambo wenda navuze sinditinda, ariko ndivuye muri urwo rwego. Kiliziya igira igishuko, cyangwa se yagize igishuko cyo kumva yuko ukwemera kugomba kuba kumwe ku isi, ni ukuvuga ivanjiri ikazenguruka kumwe ku isi, abantu bagatekereza kimwe ku isi, ariko bigira aho ngaho ibyo bintu bikagenda biba politike aho kugira ngo bigume mu kwemera. Niyo mpamvu uzumva nyine bakubwira, wenda tuvuga za demokarasi, iyo tuvuga za liberite, iyo tuvuga ubutabera mpuzamahanga, ibyo ni ibintu mu by'ukuri biva muri Bibiliya, ariko uburyo bikoreshwa akaba ari ubwo gupyinagaza abantu. Ubwo rero ntekereza ko uyu munsi wenda no mu bintu birimo kugora Kiliziya mu guhagarara muri ibi bibazo, harimo icyo kintu cyo kubanza kumva, iyo turimo kuvuga ubutabera, ese turimo kuvuga ubutabera bw'isi cyangwa ubutabera bw'Imana? Iyo turimo kuvuga ukwishyira ukwizana, turimo kuvuga ukwishyira ukwizana kwa hano ku isi cyangwa ukwishyira ukwizana kw'Imana? Ibyo rero ni ikibazo kinini cyane, ariko ikigaragara cyo ni uko kugeza uyu munota Kiliziya itazi aho ihagaze, cyangwa itabona aho ibasha guhagarara muri ibyo bibazo. Ni nayo mpamvu intambara zigenda ziba, akenshi ubona ko nayo yajyanye nazo, cyangwa se ifite uko yagiye yegama mu bibazo byabaye ku buryo butari ngombwa, cyangwa se ku buryo bugira ababibona nabi nyuma yaho. Muri make ni uko nguko nawe mbivuze ntangiye, ariko noneho igira imbere gato n'umuntu ushaka nari ngiye kukubaza, ariko ndi gukeka ni ikibazo mfite, ni cya kibazo twagize ubushize, ni interineti ishobora kuba iri feble. ndimo kumva neza, ariko uri kunyuma? Ngiye kubaza, urabona neza cyane. Kiliziya Gatolika ni universelle, iyo universalite yayo ni indangagaciro nyine yabo biherewe n'Imana. Ubwo ntabwo twavuga ko, urabona uburyo basoma misa ku isi ni bumwe, n'ibindi byinshi n'amasakaramentu n'uko bigisha n'uko bayobora ni bimwe ahantu hose. Ubwo ntabwo twavuga ahubwo ku isi yabakopeye, nako yabashimuse izo ndangagaciro zayo, akaba ariho hari guturuka ibyo turi kuvuga ngo bya globalization n'ibyo byose nyine uri kuvuga ngo by'imitekerereze wari uvuze. Ntabwo twavuga ko ahubwo Kiliziya ariyo yabivumbuye, noneho abo bandi bakaba bari gushimuta iyo ndangagaciro. Ntabwo ndi butinde kuri icyo kintu. Icyo wenda nagaruka nkivuga kuri ibyo ngibyo by'amateka, singitindaho kuko unyinjije muri doctrine, kandi nakubwiye ko iyo tugeze kuri doctrine nsa n'uwifashe. Rega n'ishene yawe niyo Abagatolika hatazagira uguha slack. Wenda usubiye nyuma gatoya ku kibazo cyo kwibaza, kera twari dufite, ndavuga uko abantu bagombaga gutekereza cyangwa ibintu byagombaga gutekerezwa. Hari Imana hejuru, cyangwa se umwami, hagakurikiraho umwami ku isi, hagakurikiraho umugabo, noneho ubwo ukamanuka ukagera hasi. Navuga mbese sosiyete ikoze nka piramide, ikoze nk'umutemeri. Conception icyo gihe conception pyramidale niko babyita. Conception ngo hari Imana hejuru, hari umwami hejuru, Imana agakurikirwa n'umwami ku isi, bikamanuka, cyangwa se umwami mu ijuru uhagarariwe na papa, ukagenda umanuka. Ibyo ngibyo icyo gihe byaremeraga. Ariko noneho uko iminsi yagiye yigira imbere, uko bagenda babishwaniramo, urabizi, ahari umuntu hanuka uruntu.
byarangiye ibyo bintu bitacyemera, ariko kuba bitaremeye ntabwo babonye ko bitemeye ngo bahindure n'imikorere. Icyo gihe rero n'ubundi kubishimuta biroroha. Kuba rero uvuga ko kiliziya ari universelle, ibyo nabyo wabyibazaho, ntabwo nakwemeza ko ari byo. Ni igitekerezo, ariko ntabwo ushobora kumbwira ko uburyo muri Kongo bajya gutura, uburyo hano i Burayi bumva misa, cyangwa se yewe nanavuga hari n'abakiri no mu misa z'ikilatini. Ubwo tugiye kuvuga ibyo byo kuvuga ko ari universelle, hari abakiri aba orthodoxe, twe turi abagatolika. Biragoye kuvuga ko biri universelle ubwabyo biragoye. Ubwo ariko icyo ngicyo wenda ntabwo twagitindaho, uzashake abahanga babyo, ariko icyo njye nakubwira ni uko uburyo kiliziya yagiye irekura ubushobozi yari ifite, cyangwa se icyo nakwita guhagararira Imana hano ku isi, niko ubwo bushobozi bwagiye bushimutwa ku buryo bunyuranye, bikarangira uyu munsi ahubwo noneho aribwo burimo gukora aya mahano cyangwa se aya marorerwa turimo. Ubwo rero umbaza wambaje uti izo ntambara cyangwa se ubwo buyobozi bukurikiranye bute? Ntekereza ko umujyi wa mbere cyangwa igihangange cya mbere ari Babiloni. Ubwo ndavuga mu ntangiriro niwo mujyi ukomeye, niwo murwa ukomeye, niwo murwa wari warigeze akajya he, ariko urangira usenyutse. Ubwo dukomeje muri iyo muntu uza mu mujyi wa Bibiliya, nyuma baza kutubwira Egypte nayo uzi ko yarangiye burundu, nubwo bidakuraho yuko hari ibintu byinshi uyu munsi abantu bakoresha uhereye ku mibare bikomoka muri Egypte. Nta nubwo byantungura ko imibare ikomoka muri Egypte ngendeye kuri Bibiliya, ndavuga ngendeye kuri Bibiliya. Nanone ugakomeza ukajya ku Baperse, ibyo tubifite muri Bibiliya, nabo bararangiye, kuko ndumva ari nabo Imana yakoresheje igira ngo ihane ku buryo busobanutse abari baranze kuyumvira Abayisiraheli, ibajyane bagende bunyago. Nanone ugakomeza wava aho ngaho, niho twinjira noneho mu gihe cy'Abaromani, kuko ubwo bari basimbuye Abagereki. Abaromani bakarangirana n'igihe cya Saint Augustin muri 4e 5e siècle. Hagakurikiraho za Espanye zikavaho, hakazaho bivugemo Europe muri rusange. Nyuma ya Europe uyu munsi dufite Amerika, cyangwa se Amerika na Europe bifatanye. Ariko ibyo byose kuri ngewe ni ibintu bigomba kugira aho birangirira. Ubwo rero kuko bavugaga ibimenyetso by'ibihe, twinjire mu bimenyetso. Ndumva twatinze muri introduction hari ibimenyetso by'ibihe. Nkunda kukubwira ni nta gishyashya, nta n'impamvu yo kugira ubwoba. Kuko nakojeje n'ufite ubwoba urambwira uti mfite ubwoba, ndavuga nta gishyashya, nta n'impamvu yo kugira ubwoba. Icya mbere ni uko no muri Bibiliya ubwo Yesu azatubwira ati ntabwo naje gutanga amahoro ku isi, ahubwo naje noneho no gutuma abantu bacagagurana. Ntabwo ari icyo bisobanura, ariko ni ukugira ngo ubwire ngo utegereje amahoro ku isi hano ntiyagomba no kuvuka. Kuko Bibiliya itangira ku kintu gikomeye, itangira ku ntambara ya Beri na Gahini. Ubwabyo n'abavandimwe baricana. Ni gute twumva ko uyu munsi ko hari igihugu cyagiye kuniga ikindi, ko hari umuperezida batwaye yari yiryamiye yambaye pijama, tukumva ari ibintu bidasanzwe? Nta kidasanzwe kirimo. Ibyo ni ibisanzwe, ibyo bintu byahozeho kandi bizakomeza. Ikintu wenda kibabaza abantu cyangwa gituma abantu batabyumva neza ni uko twabaye abafana, tukaba abafana muri ibi bintu birimo kuba. Ngewe ndi inyuma ya Amerika, ngewe ndi inyuma y'Abarusiya, ngewe ndi inyuma bimwe bavugaga, undi nge ndi inyuma y'Abarundi, ndi inyuma y'iki. Ibyo ngibyo nta kuntu bitakubabaza, kuko n'ikipe ufana iyo itsinzwe urababara. Niba ari ibyo wagiyemo byo uzababara. Ariko noneho dusubiye mu mwimerere wacu nk'abakristo, mu mwimerere wacu nk'abana b'Imana, ibyo ngibyo ni ubwami bwa hano ku isi, kandi ubwami bw'Imana ntabwo ari hano ku isi. Ubwo rero dutekereza yuko tuzaba mu isi idafite abakene, mu isi idafite abarwayi, mu isi idafite intambara, mu isi idafite abirasi, mu isi idafite abantu bigeze akagarara. Aho turimo kwibeshya. Tuzanakomeza
twumve yuko ngo kiliziya ngo igomba ngo gusaba aba nawe ngo kugira imishyikirano ngo igomba gufasha aba nawe ngo kunguya ngo biyunge. Ntabwo ibyo ari akazi kayo. Akazi kayo ni ako kwigisha ubundi ikarekeraho. Muri make ndumva nagusubiza ijambo hano afite ikibazo ariko igira imbere. Igira imbere. ikibazo ntabwo ari ukwegera imbere y'ikibazo cya netiwaka gutyo uri kunyumva. Ndimo kukumva uko wigiye imbere, uri inyuma gatoya nka sinumva, ariko iyo wigiye imbere mpita numva. Eh, icyo nari ngiye kukubaza ni ukuvuga ko tutagomba kugira ubwoba kuko donc buri gihe buri kinyejana cyangwa buri generasiyo Mhm. bigomba kuba mu byo urumva mu ntangiriro ku gihe cya Adamu na Eva, bariya Gahini na Nuza na Abeli baragambaniwe. Ni ukuvuga ko Mhm. kurwana biri muri kamere ya muntu. Mhm. Ubwo tugiye tukanakomeza tukava mu ntangiriro tukagera no mu kindi gitabo, buriya buri gitabo hari ahantu harimo intambara. Cyane cyane Bibiliya ni n'igitabo cy'intambara, na mbere y'uko iyi dufite yandikwa mbivuge gutyo. Ubwo uzasome mu gitabo cyo kubara ndumva nko makumyabiri na kabiri nta ntibeshye, cyangwa kuva kuri makumyabiri na kabiri, hari naho batubwira ngo nk'uko babitubwira mu gitabo cy'intambara z'Imana. Naho ngo Ariko nabo ubwabo bakotinga igitabo cy'intambara z'Imana. mu ntangiriro harimo Abeli na Gahini, harya hakurikiraho iki? Ushaka kuvuga mu kwicana se, mu gusekurana, ubwo nyuma yaho hakurikiraho eh, urugamba ntuza. Aburahamu ataraba Aburahamu arwana n'Ababimeleki n'ingabo ze 318. Ubwo nyuma aho twongera kugira iyo ntambara na Isaka arayirwana, Isaka arayirwana. Ubwo muri ntuza mu ntangiriro ndumva ari 3:5, abahungu ba Yakobo baragenda bakica umujyi wose wose bakawutsemba bakawurangiza. Ubwo twakomeza twagera mu gitabo cya Josuwe, ni intambara kuva intangiriro kurinda kirangira, n'igitabo cy'intambara gusa. Wafata igitabo cy'abacamanza, ni intambara gusa. Ibitabo by'abami ni intambara gusa. Muri makeya ntabwo ushobora kuvuga bibiri utavuze intambara, nubwo izo ntambara ntabwo ari cyo ninjiyemo uyu munsi, zifite ibindi zazishushanya. Igira imbere, igira imbere, igira no imbere. isezerano rishya zirimo, niko ndi kuvuga. Mu isezerano rishya ntabwo nabivuga gutyo. Mu isezerano rishya ntabwo nabivuga gutyo kuko hari impamvu zitarimo. Ahubwo batubwira ko tugomba kwitwaza intwaro, batubwira wenda Petero aca umuntu ugutwi, mbivuge wenda nako bavuga ko hari intumwa ica umuntu ugutwi Yezu bamufata, wenda no kumwica tubyita intambara, ariko hari ubundi buryo wabisoma. Mu gihe iyo tuvuga mu ibitabo by'abami, ibitabo by'amateka, aho tuba tuvuga intambara nyantambara. Okay. Ubwo nkurikije rero na bimwe wansobanuriye navugaga, twavuga ko ijambo ry'Imana ni rimwe rivugwa mu bihe bitandukanye n'ahantu hatandukanye, ariko riba ari rimwe. Buri gihe ni ukuvuga Imana yinterivenije gukemura ikibazo kimwe. Buri gihe urumva Kayini na Abeli bararwanye, Adamu yasuzuguye Imana, Imana ihita yenterivona. Ubwo igomba guhora yiteguye ko n'abakurikiyeho izahora n'ubundi by'ibibabwira ni bimwe, ubwo tubihuje na bya bindi wambwiye kera. Ariko wibuke mbere wenda ko tuvuga kuri ubwo buryo, kuko wenda aho ngaho hari utuntu tubiri ndi buse n'uhinduraho. Ariko tujye twibuka ko Imana ishobora byose. Aho ngaho fata ubuhiri ukubite hasi kuko ugiye kunkubita, ariko harimo ibyo idashobora byose. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bw'Imana ntabwo bufite aho bugarukira iyo ibintu biri mu gushaka kwayo. Ariko niba abantu bicaye hasi bagakora za maguye zabo, bakarenganya abandi, bakagera gute, uragira ngo uhamagaremo Imana igira ite? Kuko niba Imana ari inyanja y'urukundo, uragira ngo urwo rukundo ruze mu mase, ayo mata yera uragira ngo aze mu mwanda gute? Ntabwo bishoboka. Ngo ubushobozi cyangwa ubuhangange bw'Imana nibyo, nta nubwo mbuhakana rwose, ndi uwa mbere wo kubuhamya, ariko mu gushaka kwayo. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kirimo kuzenguruka kuri uko gushaka kwayo, cyangwa cyinjiye muri uko gushaka kwayo, icyo ngicyo ntabwo gifite aho kigarukira. Noneho icya kabiri, ingoma y'Imana ni ingoma itaboneka mu maso yacu, ni ingoma yihishe amaso yacu.
mu gihe twebwe buri gihe turwana dushaka ko iyo ngoma ngo igaragara hano ku isi, ngo ubwami bwawe buze, bwo turi muri dawe uri mu ijuru. Ariko ubwo bwami ibyo byo rwose ni ikintu Bibiliya ivuga ku buryo busobanutse. Ubwami bwayo ntabwo ari ubwa hano ku isi. Ikomeza kudusaba gushakisha iby'ijuru, gushakisha ingoma y'ijuru, ibyo ngibyo tukabireka. Ubwo rero kwibaza ngo ijambo ry'Imana n'izo ntambara, ngo Imana igomba kugira icyo izikoraho cyangwa ibyo ikora, ntabwo mfite igisubizo ndi buguhe, kubera ko atari ko kwemera kwanjye uyu munsi. Nongeyeho uyu munsi, wenda ejo nzabihindura. Ariko byangora uyu munsi ko nicara ngo ngiye gusenga ngo Imana ihagarike intambara. nari ngiye Izihagarika gute se yaraziteje? kukubaza intambara zose kuva ku ntangiriro kugera ubu ngubu, Mm. iki kidahinduka abantu bahora, hari ibihinduka. Bamwe barwanishaga imyambi, ubu abandi bakarwanisha amasuka, abandi amabuye, abandi ubu n'imbunda n'ibifaru. Ibyo byo birahindagurika, uburyo barwanaga bambaye birahinduka, ariko ikintu kidahinduka abantu bahora bapfa, wavuga ngo muri ibyo binyejana byose kugeza ubu ngubu, kuva kuri Aburahamu, nako kuva kuri Adamu na Eva, ni iki bapfa, bahora bapfa Ikintu gitera. bapfa, abantu bapfa biroroshye kubyumva, ni ndigabo, ni ukuvuga no gushaka gusimbura Imana. Nta n'ikindi kintu abantu bapfa, ni ukuvuga ngo ni njyewe mukuru, ni njyewe ugomba kuyobora, ni njyewe ugomba kujya imbere. Ni icyo ngicyo abantu bapfa, ibindi byose ni za propagande ziyongeraho. Ariko ikintu abantu bapfa ni uko bashaka gufata umwanya w'Imana, bakumva ko bagomba kuyihagararira, cyangwa se gukora uko ibintu babyumva, uko babishaka. Ariko uramutse uretse buri muntu akirwariza, bitavuga yuko ntemera ko hagomba kugira abahagararira abandi. Ni nako byari bimeze mu gihe cy'abacamanza. Mu gihe cy'abacamanza Imana niyo yayoboraga. Ibyo uzasubire muri Bibiliya. Ikayobora, none ikagira abantu igenda ituma aha n'aha bakayikorera. Ubutumwa bwabo bwarangira, ubwo bakigirayo, igashyiraho undi, cyangwa se ikareba ukundi igenda iyobora abaturage bayo. Ibintu byo gushaka kugira ubuyobozi ni iki? Ni abantu babyisabira, ni abantu babyishyiriraho. Ariko nyuma yaho, ubwo nusoma mu gitabo ndumva cy'abacamanza umutwe wa 9, igera nayo ivuga ngo ubwo rero ni akazi kanyu, reka baze babatwarira abagore, babatwarira ibintu bagire bate, ni mwebwe mwabihisemo. Ntabwo ibi tubaho nitwe twagira imbere gato. Iyo begeje y'Imana bahita batangira kurwana. Bahita batangira kurwana. Ibyo rwose na Gahini yica kubera ko yamaze kwigizaho Imana. Iyo wigijeho Imana utangira kurwana, ibitarimo Imana ni intambara, ni ibyo byose. Ariko ku buryo bworoshye, wenda mbivuze gutyo wakumva ndimo gukabya, ariko twumve ko izi ntambara zirimo kuba, inge bizabyangora kuri n'umunota tuvugana, kuko nakubwiye ko ibintu nemera bigenda bikura. Ariko kuri uyu munota tuvugana ntabwo ndimo kubona nsenga ngo intambara yo mu Burusiya ihagarare, nsenga intambara ngo muri Kongo ihagarare. Abayiteje bazayihagarika, cyangwa bazashwana hagati yabo, bibe ngombwa ko bavuga ati turashize, reka turekeraho. Ariko n'ibibazo byabo bazumvikanamo hagati yabo, ntabwo bajya kuyitegura, ntabwo bahamagaye Imana. Ni nayo mpamvu utagomba no kuyihamagara ngo igikemure. Muri make umushinga wakoze utari mu Imana ntuzanayihamagara ngo ize iwukemure. Icyokora wenda uri bumbwire uti none se ubushobozi bwayo bugarukira hehe? Ikomeza kurebera abakene bayo barimo kugwa muri ibyo, ikomeza kuba hafi ya buri wese, ikomeza kugerageza uko yabonera abantu ibisubizo muri uwo mubabaro baba bashyizwemo. Ariko ntabwo wavuga ngo ni umushinga w'Imana. Aho rero niho ubona abantu nyine baba barimo kuvuga ati reka dusenge hazeho Perezida Trump kugira ngo habe intambara, nako Israel yatera bombe ukabona abantu bishimye. Ntabwo Imana yica. Iyo Mana yica ntabwo ari Imana. Iyo Mana ituma abantu ngo bajye gutera bombe ntishobora kuba Imana. N'umuntu uri inyuma y'amadini atekereza gutyo, cyangwa y'amasengesho ameze gutyo, uwo muntu ntabwo asenga Imana. Imana ni urukundo. Ninjya mvuga ijambo Imana ujya wumva urukundo rudafite ikindi kintu kivanzemo. Ntabwo rero ushobora kumva ko hashobora kuzamo ibyo byose abantu baba barimo kurwana nabyo. Ibyo ni ibibazo byacu, ni ibibazo by'abantu, kandi bizakomeza nyine bitumare biturangiza. ubwo twari dufite Imana twasentetije, iri sentetike twikoreye, dukinisha muri ayo mateyata.
Ni hari ni nayo mpamvu nyine umuntu azakubwira ati tanga wenda umusanzu kubera ko Imana yatwemereye kino gihugu, ugasanga umuntu arimo gutanga umusanzu wo kujya kurwana ngo mu izina ry'Imana, ukumva umuntu avuga ngo hereza umwana ngo tujye kurwanira igihugu mu izina ry'Imana. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Ntabwo muri uko kurema Imana tugendera ku ntabwo Imana dufite. Uze kuza gusoma amasomo dufite uyu munsi muri Luka 4 umurongo wa 18. Roho wa Nyagasani arantwikiriye kuko yansize amavuta y'ubutore kugira ngo menyeshe abakenewe inkuru nziza, abafunze ko bafunguwe, ko abarwayi bakiza indwara, ko n'icyaha ibyaha bikijijwe, yewe ko n'umwaka w'impuhwe cyangwa se n'igihe cy'impuhwe kije. Iyo nibwo butumwa bw'Imana. Wowe Emi tuvugana wenda uri bumbwire uti ngewe ntabwo ndimo, n'ubu utarimo biranshimisha. Wowe Emi tuvugana uyu munsi wishima kubera ko ufite nimero za fandi. Uyu munsi wishima kuko uziranye na dogiteri naka. Uyu munsi wishima kubera ko uziranye n'umucuruzi naka ujya Dubai cyangwa ujya i Burayi. Uyu munsi wishima kubera ko ufite abantu bakomeye muziranye. Ibyo ngibyo ni ngo uko utekereza niko n'abandi dutekereza, ntugire ngo niwe wenyine biriho. None se wa mwanya w'umukene ubu wambwira ngo ndishimye kubera ko ari umutindi nziranye nawe? Wambwira ngo ndishimye kubera ko hari umuntu urwaye mu mutwe nziranye nawe? Wambwira ngo ndishimye kubera ko hari umuturanyi wanjye ufite umwana wamunaniye nziranye nawe? Ashwi. Ni ngo isi twaremye ngo cyangwa se abami dufite ni abami buzuza ibitekerezo byacu, ariko ni ibintu bicuritse ugereranyije n'ingoma y'ijuru, ingoma y'Imana. Ingoma y'ijuru ntabwo numvishe igira imbere. umuyobozi w'igihugu kimwe cyo muri Afurika, umwe w'umujene cyane. Ijambo rye nigeze mbikubwira, ari kuvuga ngo Afurika, ngo hari abantu bicaye bakora script ya Afurika. Urabona iyo tugiye gushutinga indirimbo turicara tugakora script, tukavuga ngo tuzashutingira aha n'aha yenda hatatu hatandukanye, twambaye gutya, buri hantu tuzajya tuhakorera ibi. Uravuga uti Afurika twagiye tubona mu bitabo no mu mafilime, ni Afurika rimwe abana barwaye amavunja, rimwe abantu bakubiswe baba muri za nyakatsi, abantu batize amashuri menshi, nyine abantu bahora kandi bari mu ntambara. Akaba ariko yasomye mu bitabo no mu mafilime, agakora yumva ko ari uko bigomba kugenda. Ariko mbihuje n'Imana, ugiye kuvuga ati hari iyo Mana abantu bakinisha ayo madiru ya hano ku isi, twavuga ko ari Imana iri muri iyo script cyangwa muri agenda abantu baba barakoze itandukanye na ya Mana wari kuvuga y'urukundo pire. Nkiri kuri icyo gice narimo nkubwira nti banza wibaze, Imana ikubwira uti nako Yezu uza ku isi, kuko turi no mu gihe cyo kwigaragaza kwe cyangwa se cyo kwakira ubumuntu bwe. Yezu aza ku isi yasangira n'umuntu wasambanye, bakavuga batari kuriya bite. Kubera iki? Kuko twebwe mu mitekerereze yacu no mu Mana twaremye ntidushaka ko, nako turacumura ko ntidushaka ko abacumuye tuvugana nabo. Nanone Yezu wegereye abantu barwaye ibibembe cyangwa barwaye, bagahita bamusimbukana batigirayo. Ntabwo twifuza abantu bo gukandagira hejuru, abantu turuta, abantu bamerewe nabi, aho ngaho nibwo tuba twishimye. Ni ngo uko ugira abantu uruta, iyo wigereranya nabo ukabona bari munsi yawe, aho ngaho nibwo wicara ukaryama ukavuga uti ndi umugabo. Aho kugira ngo uhozwe n'uko uwo muntu uri munsi yawe ni igice cyawe, kubera ko twese turi umwe, tugomba kuba umwe. N'izo ntambaro urimo guteza muri Amerika cyangwa urimo guteza muri Congo, ku buryo n'ubundi bizakugiraho ingaruka. Ubyemere cyangwa we kubyemera, wowe cyangwa umwana wawe bizagira igihe bimugaruka. Ni kimwe n'ibingi wenda bavuga ngo bya ekoloji, ukirirwa umuntu wenda arimo kuvuga ngo inganda zigira gute. Uruganda ruzakorera muri Amerika, wowe uri mu Rwanda uzabyumva. Ariko nanone numena ntuza peteroli muri Nyabarongo, n'ubundi uri mu Misiri azabyumva. Ni ngo uko wakora kose turi ku isi imwe, ibyaha ukora cyangwa amafuti ukora azagaruka wowe cyangwa wawe. Ibyo ngibyo ariko ntabwo ari kosa ry'Imana igira imbere. Buri mu nzu imwe, niko Papa Francis yavuze muri ya encyclique yanditse ngo isi ni inzu yacu dutuyemo, tugomba kuyibungabunga. Ubwo uravuze uragize uti umuntu namena peteroli ari aho iwanyu mu Bufaransa,
ifite yanduye natwe izatugeraho, ni nko nyine ko turi mu nzu imwe. Niyo yajya kwimena wenda tuvuge uwo mu Bufaransa ntazanayimene mu Bufaransa kubera ko wenda ndavuga nk'ibipine ibiki byose ibintu byabuze baza kujugunya muri Afurika. Ibyo wenda ntabwo ari ikibazo kinini mfite uyu munsi mbivuge gutyo, ariko ni hahandi aho wabishyira hose ni umwanda dusangiye hano ku isi, kuko isi ntisakaye umugani w'abarokore. N'ubundi uwo mwuka urazamuka, umuyaga ugahuha, imvura ikazajya kugwa mu bihugu wenda bitatu biri hirya y'icyo wari urimo. Ya- Ibyo wenda ntabwo tubitinda, ariko we wavuga ngo hari uburyo bakoze umunyafurika, uburyo bakoze umuzungu, bakoze iki, ibyo ntabwo mbitindaho cyane. Ibyo ni ibintu impamvu ntabitindaho ni uko abantu babigenderaho kugira ngo basobanure ubugoryi bwacu. umuzungu tuzi, umuzungu wo mu bitabo no muri filime, aba ari umuzungu Mm. urenze, uzi ubwenge kuturusha, ubaho neza. kandi ejo ntitwariganira urambwira uti aho ngaho ngo muturanye n'abantu bataba bazi i Paris, abantu bakubiswe barwaye n'amavunja, ariko twebwe turi hano tuba tuzi wa muzungu wo mu bitabo no muri filime. Ibyo ngibyo ni bya bindi nahereye nkubwira bya mondialization. Kubera iki ibyo ntabwo wabikemura uyu munsi, ariko iyo umuntu arimo kukubwira ngo turashaka kwigenga cyangwa tuzigenga, ariko agakomeza agakoresha ibikoresho ajya gukura ahandi, agakoresha amafaranga ajya gukura ahandi, uwo nguwo ndamuseka. Ubwo n'ubundi ibyo ngibyo bizakomeza bigira agaciro. Ntekereza ko guhora twigereranya tutari tutaba ahantu hamwe, tutabaho ubuzima bumwe, ubwabyo ni indwara turwaye cyangwa se indwara tugomba gukira. Ntabwo umuntu yaba wenda tuvuge ejo twari hano hari muri dogere ebyiri munsi, twari munsi ho dogere ebyiri kugera kuri eshanu, ko nambara cyangwa se nkarenzaho n'aka kantu nashyize mu ijosi, ni uko hano hakonje uyu munsi. Yewe no mu nzu harakonje kandi nashyuhije, ariko ntibizakuraho kuzaza muri Afurika ahantu hahora dogere 30 ugasanga hari umuntu ukambaye. ngo Ibyo nyine no kuvuga ngo amafaranga ye yapfuye ubusa, muri make ibyo ngibyo byo ni ibindi bibazo, ni ubundi burere tugomba kongera guhabwa. Ariko gutekereza ko abazungu nyine badusuzugura ni iki? Nyine twigize agatebo reka batuyorereho ivu. Twigize agatebo reka tuyorereho ivu. Ariko ibyo byose nyine ni ibintu biba bikoze, kandi rimwe na rimwe ugasanga n'amadini abiri inyuma, ugasanga n'abemera babiri inyuma babyemera gutyo. Kuko niba umuntu atangiye kukubwira ati Imana ya Isiraheli, kandi ukabona ashishikaye kubikubwira gutyo, undi agatangira kukubwira ati hagomba kuzabanza kuba iki n'iki kugira ngo isi irangire cyangwa igere gute. Ibyo byose nyine urumva n'amadini aba abirimo kandi bitwaje izina ry'Imana, ariko ibyo byose ntabwo ari byo. Twongere twumve ko ubwami bw'Imana bukora, njyewe nawe navuga ko bucuritse ugereranyije n'ubwami bwa hano ku isi. Ni ibintu bibiri bicuritse, ni ukuvuga ngo igira imbere gato. ngiye kuvuga ngo script y'ubwami bw'Imana twe dufite itandukanye n'ubwami bw'Imana bwa nyabwo. Biratandukanye kuko n'urugero Imana iduha ntabwo yavukiye kwa Nyirinkwaya cyangwa Roi Faisal. Ntabwo yavukiye mu muryango wa fandi naka na naka, ntibyari binaniye. Ntabwo yararaga muri hoteli nk'iza Herode kandi byari binaniye. Kubera iki? Kubera yuko ibyo ngibyo ni isi icuritse. Ni ibituma dushaka buri gihe gushaka gufata hano ku isi no kumva tunezerewe kuko tumeze hano neza hano ku isi, kandi hano ku isi si iwacu. Hano ku isi turi ku nzira. Ikimenyetso kikwereka ko turi ku nzira, ubwo ndavuga ibimenyetso bya Bibiliya, ni amahema. Kuba mu ihema ni ikikwereka yuko nta hantu ufite ho kuba. Uri umugenzi ugomba guhora wimuka, ugomba guterura ihema ukagenda. Naho twebwe dushaka kuhubaka inzu zikomeye z'imitamenwa, ngubwo ubwami bwa hano ku isi, ariko ntabwo ari ubwami bw'ijuru. Ubwami bw'ijuru ni ku ihema, ntabwo ari ubwami bwo mu mazu. Ariko ibyo wenda ni ibindi bindi, ariko wumve yuko uburyo dufata ingoma y'ijuru tuyifata mu rwego no mu mitekerereze no mu mirebere y'ingoma z'isi, kandi ni ingoma ebyiri zitandukanye. Yezu yoza ibirenge, ngiye ingoma y'ijuru. Ninde muntu w'umubosi uyu munsi wajya koza ibirenge? Iyo ushaka kunabivuga ku bundi buryo, Yezu apfira abe nta n'umwe mu bo bari kumwe uhaguye. Ninde mutegetsi uyu munsi wapfa hatabanjije kugwa imbaga inyuma ye?
Enverse, ni conception iri enverse. Byose biracuritse. Ni ukuvuga ngo iyo akubwiye ngo yitangira intama ze akagera gute, ntabwo aba ari ibintu by'urwenya, ntabwo ari ibintu ni nako kuri, nubwo wenda biba bifite ikindi bishushanyijeho, ntatinzeho, ariko twumve neza ko icyo twita ubwami hano hano ku isi, ibintu byose biri hano ku isi biracuritse ugendeye ku by'ingoma y'ijuru. Yewe nanavuga yuko n'ibyo twita ubuyobozi hano ku isi, ubwo ni ukuvuga ngo ubuyobozi bw'amareta bwagiye gukopera ku bwa kiliziya. Ni ukuvuga ngo byose biracuritse ukuntu, nubwo atariho wenda igisubizo kikiri, ariko byose biracuritse. Ahubwo tugana ku Aho musozo, kugira ngo tuba abahereza, dushaka guherezwa muri make. tugana ku musozo, ikibazo twatangiye Mm. twibajije tuti, twavugaga tuti ibimenyetso by'ibi, none turavuga tuti intambara ziriho ubu ngubu zihuriye n'intambara ya mbere y'isi yose. Ubwo Iki- turi ku bimenyetso by'ibintu natangiye nakomeza nkubwira yuko utagomba kugira ubwoba, nicyo cya mbere, kuko ubwoba ni n'ikimenyetso cyo gukorera shitani. Burya umunyabwoba cyangwa umuntu ugira ubwoba cyangwa ukabona buri gihe ahora ahinda imishyitsi, ni ikimenyetso cy'uko utizeye Imana mugendana, cy'uko utizeye ko isaha yawe ari Imana ifite mu biganza. Icyo ngicyo nicyo cya mbere ugomba gushyiramo. Ubuzima bwawe uko waba bwagenda kose, Imana ibufite mu biganza. Misiyo yawe ugomba kuyikora, abantu babyemera batabyemera, Imana ibufite mu biganza. Noneho tugarutse kuri ibyo by'ibimenyetso, ntago isi y'uyu munsi ari mbi kurusha isi y'imyaka 200 ishize, nta nubwo ari mbi kurusha isi y'imyaka 700 ishize. Abantu ni bamwe igihe cyose batari mu nzira y'Imana. Umuntu wese utari mu nzira y'Imana n'ubundi akomeza kuba mubi. Mvuga gutyo, tujye tuzirikana ko muri ibi byose turwana nabyo, muri ibi byose turimo, hariho abantu bakomeye ku Mana, bakomeje kuyikurikira. Abo ngabo umugani ntabwo ari umugani, nk'uko Imana ibisubiza umuhanuzi Eliya, yamubwira iti hari abantu 7,000 batarapfukamira Bayali. Icyo kintu nanjye niko kwizera kwanjye uyu munsi. Uko byagenda kose, mu bihe uko bizasimburana, Imana ifite abantu bayo bakorana kandi bakomeza kuyihagararira hano ku isi, bakomeza kwerekana ishusho n'imisusire yayo hano ku isi. Naho rero byo kwibaza ngo ibimenyetso, ngo turimo kubona yuko ngo Uburusiya bugiye kurwana na Amerika, ngo intambara igiye kuba muri Kongo cyangwa mu Rwanda cyangwa hehe, ibyo ntubitindeho. Bene byo baba babirimo, n'ubundi bazakomeza barwane nabyo. Gusa icyo wafata, niba ushaka kumenya ngo umwami w'isaze ninde cyangwa ugiye gusimbura Amerika ninde, umenya mu myaka 3, ntihaye guhanura cyane, mu myaka 3 dufite igisubizo, kandi imyaka 3 ndumva uzaba ugihari. Mu nzaba myaka gihari. 3 ndatekereza izaba ifite isura nshya. Ni Ubwo rero ukuvuga ariko ntumfate mu barokore cyangwa se muri ba bandi bavuga ngo ajenda ngo 2030, ngo Bill Gates yavuze gutya yageze gute. Oya, ntaho bihuriye ibyo ngibyo. Njye nk'umwana w'Imana nzi yuko imigambi y'abantu siyo migambi y'Imana, imirebere y'abantu siyo mirebere y'Imana. Ariko icyo nakubwira ni uko hari abantu 7,000 batapfukamiye Bayali, batazigera bapfukamira Bayali, kandi abo ngabo bakazabaho buri gihe uko hari ubwoko bw'umuntu ku isi. Muri make naho narangiriza. tubonye ko nta muntu, nta generasiyo nziza kurusha indi, kuko buri yose iba ifite ibibi birimo n'ibyiza byayo, kandi n'ubundi bihora bisa n'iby'abandi, kuko twese turi bamwe. Wa mugani se, twese tuvukira amezi 9, biochemical composition ni imwe, ni uko tubaho mu bihe bitandukanye. Ubwo abasangiye kamere muntu bose, ibyo bakora biba ari bibi. Ibyo rwose ndumva ari uko utanze umwanzuro mwiza, kuko niba uyu munsi wenda turimo kurwana dupfa amadolari n'amazahabu, mu minsi yabanje bapfaga ubwatsi bw'inka, mu minsi yabanje wenda bapfaga inkwi, mu minsi yabanje ubwo ndavuga muri biriya bapfaga amazi, kuko izo ntambara zirimo mu gitabo cy'intangiriro. Ariko ibyo ngibyo nta gishyashya kirimo. Imirebere y'umuntu igihe cyose ataratungwa n'ijambo ry'Imana, atarahinduka umwana w'Imana, bose ni bamwe. Igihinduka ni ibihe babikorera amabi n'ibikoresho bakoresha, kuko bijyana n'ibihe barimo.
ariko umuntu we ni wa wundi, umuntu ni wa wundi, igihe cyose ataramenya Imana ni wa wundi. Um, Mm. urakoze cyane, ndi kumva umutwe wanjye utangiye kugenda uzamo ordre. Tuzongera ubutaha dutegure n'ikindi, dukomeze umurikire. Icyo nasaba abantu ni uko bakomeza simvuga ngo gusenga ngo intambara ziveho, simvuga gusenga ngo ubukene buveho, ahubwo basenge Imana ibiyereke, kuko nimara kubiyereka bazabona ko ibyo byose byari bibagoye. Ubwo ni na Yezu ubivuga, yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Basaba Imana ibaruhure imitwaro bikoreye, kuko imitwaro myinshi twikoreye ni imitwaro itari iyacu. Ni gute unanirwa gusinzira ngo hari intambara muri Kongo, wayigizemo uruhe ruhare? Ni gute unanirwa gusinzira ngo hari intambara muri Ukraine, wayigizemo uruhe ruhare? Izakugiraho ingaruka, ibyo nta banga ririmo, ariko ugiye gutesha umutwe ibyo udashoboye bigutesha umutwe gute? Ndumva ari naho narangiriza, turekeraho kurwana n'ibyo tudashoboye, iyo tutazi iyo bipangirwa ibyo ntibikureba. Wowe rwana no kugira ngo Imana ikwiyereke, igutwaze iyo mitwaro yose wikoreye, harimo no kurwana cyangwa se no kwita ku ntambara n'ibibazo utazi iyo bikomoka. Ndumva twarekeraho, ubwo dushimira abadukurikiye. Ubwo tuzongera duhure niba ngombwa, bongere bagire ibihe byiza, umwaka mwiza. Niyo habamo ibihato cyangwa ibibazo, ntabwo ibyo ngibyo byababuza kugira umwaka mwiza. Buri wese azagira isaha ye yo kubabara, nk'uko agomba kugira n'isaha ye yo kwishima. Ibyo bihe birasimburana, n'iryo jambo gusimburana harimo n'uko ibyiza n'ibibi bisimburana. Murakoze rero, ubwo turi kumwe naho ubutaha. Mute umunsi mwiza cyane.